Dore uburyo nawe nimba ugitekereza uburyo wabasha gushakisha telefone yawe mu gihe wayibuze ukagira amakuru y'ibanze umenya bikagufasha kuba wanayibona. Dore uburyo wabigenza nimba nawe utarubizi, biroroshye cyane. Ubushize nane babwiye uburyo wakoresha Chrome Catcher ikaba yakamera ifoto, none ngiye kukwereka uburyo ukoresha email. Mbere na mbere ubundi bayita Find My Device. Mbere na mbere urajya kuri Google Chrome, numara kujya muri Google Chrome ujye muri search. Nujya muri search wandikemo interuro Find My Device. Numara kwandikamo Find My Device urakomeza searching Find My Device. Numara gusearchinga unabibona ngiriya nayiberetse Find My Device. Numara gusearchinga urahita ukanda kuri iriya website ya mbere, kuri iriya ya mbere baguhaye Find My Device uyikandeho. Numara kuyikandaho barakwereka sign in, ahantu ushyira email yari sanzwe iri muri telefoni bamaze kukwiba. Numara kuhajya urahita ushyiramo email. Ngiye kuko yari irimo nyine bahise babinyereka, none harimo email nyinshi biraterwa na email ishaka. Ndahitamo email shaka gushakisha kuri telefoni yari loginzemo muri iyo telefoni banyibye. Urabona nemeje kuri iyi email. Nimara kuyemezaho barahita banzanira ubundi amatelefoni yose iyo email iloginzemo yose barahita bayanyereka. Niba mara kuyanyereka, for example urabona kuri ya email banyeretse tablet, bananyereka na Sony. Icyo uri bukore ni iki, uremeza kuri iyo telefoni ushaka gushakisha iherereye. Urabona bahita bakuzanana na map y'ahantu iyo telefoni yabiherereye. Niyo ataba yashyizemo internet ariko umunsi yashyizemo internet bahita baguha notification y'ahantu iyo telefoni iherereye. Kandi ubona ko hasi yaho handitse play sound, ushobora gukandaho ubundi gasakuza kugeza ari wowe ubihagaritse. Ikindi ushobora guhita ushyiramo password muri iyo telefoni kugira ngo niyinjiramo ashyizemo internet nabwo ihite bamusaba password ntagire icyo ayikoresha. Cyangwa ukaba wayiformatara handitse factory reset device, ukayiresetinga ukayiformata yose ku buryo amakuru yawe aguma ari safe. Urabibona, ushobora gukanda play sound, secure device, ugashyiramo password, factory reset cyangwa ukayiformata yose. Mbibutsa ko ikintu cya mbere kiza kuri telefoni ugomba kujya uhora ufunguye location. Iyo ufunguye uhita ujya mu kayitrakinga ukamenya ahantu telefoni yawe iherereye, kandi ukabuzi email na password yayo irogenze muri telefoni yawe, ku buryo nubona bayikwibye uzahita ujya mu yindi telefoni ugakora login, ubundi ugahita trackinga telefoni yawe ukamenya aherereye, ukabasha no kuba wasiba amakuru yawe y'ibanga arimo cyangwa n'ibindi udashaka ko yashyira hanze. Nimba bikunyuze nkorera subscribe, like na share kugira ngo iyi video igere n'abandi bantu ifasha. Murakoze.